turabasuhuje mwese rwose turabishimiye cyane abari mu mpuzamahanga turahasesekaye n'umusaza barafinda Sekikubo Fred. Reka ngusuhuze kandi mwifuriza ibyiza gukurikirana CTV Rwanda umunsi ku wundi, njye gusuhuza kandi kwifuriza ibyiza. Nitwa Clement Ndayisenga, ndagushimiye cyane wamaze gukora subscribe kuri iyi channel yacu nayo yanyu kugira ngo amakuru n'ibiganiro tukugezaho bijye bikugeraho mu bambere. Birangugeza amakuru agezweho muri aka kanya avuga ko barafinda Sekikubo Fred yongeye gutanga kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Barafinda Sekikubo Fred yigize gushaka kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2017 yongeye gushyikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire ye ashaka kuba mukandida kuri uwo mwanya mu matora ateganyijwe muri uyu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa karindwi. Barafinda aherekejwe n'umugore we yakiriwe na perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Oda Gasinzigwa. Nyuma yo gutanga kandidatire ye, Barafinda yatangarije itangazamakuru ko yishimiye kubona ateye iyo ntambwe ndetse ibyangombwa bye bikaba byakiriwe na komisiyo y'igihugu y'amatora. Yagaragaje ko urugendo rwe mu gushaka imikono 600 isabwa na komisiyo y'igihugu y'amatora rutari rworoshye, ariko ibintu byose yarabikusanyije. Avuga ko byamugoye ariko ibi yabigereranyije no kurira umusozi wa Karisimbi. Yagaragaje ko yiteguye gusangiza abanyarwanda politiki ifite icyanga. Barafinda Sekikubo Fred wamenyekanye ubwo yatangiraga kugana komisiyo y'igihugu y'amatora NEC mu mwaka wa 2017 ashaka kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Kandidatire ye ikaza gusubizwa inyuma bitewe n'uko itari yujuje ibyangombwa byasabwaga. Yamamaye cyane kandi ku mbuga nkoranyambaga kubera amagambo ye yahererekanywaga n'abantu bagendaga bahererekanya amagambo, yaba bari mu byiciro bitandukanye bakuze ndetse n'abakuru bitewe n'ibikorwa yagendaga atangaza. Barafinda yavuze ko urugendo rw'uyu mwaka rwo gushaka ibyemezo bye rutandukanye n'urwo mu mwaka wa 2017 nk'uko abanyarwanda bamaze gusobanukirwa politiki bitandukanye na mbere y'uko yatangira urugendo mu mwaka wa 2017. Yagaragaje ko hari impamvu ibihumbi 2 afite ku bijyanye no guteza imbere Afurika mu gihe yabatowe ndetse n'impamvu ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Yavuze kandi ko manifesto ye ikubiyemo impamvu nziza nyinshi 200 zizamufasha rwose kugira ngo abe yakora inshingano ze neza. Izo zose rero ko ari 200 bakazazisobanurira abanyamakuru uko yatanze kandidatire ndetse n'uko yaserutse n'ibyo yatangarije itangazamakuru. Bikurikire muri inkuru. Amafoto 2 magufi y'amabara. Fotokopi y'ikarita ndangamuntu. icyemezo cy'amavuko
inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite. Icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko kitarengeje amezi 6. Ikimenyetso kimuranga gishyirwa ku rupapuro rw'itora. Ilisiti y'abantu nibura 600 bashyigikiye kandidatire. Icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we igihe umukandida ari mu bagomba kuwumenyekanisha. Inyandiko y'ukuri, icyemezo cyerekana ko umukandida yaretse ubundi bwenegihugu, icyemezo cya muganga gitanzwe na muganga wemewe. Icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko. Nakoze kanya gato gukora igikorwa cyo kubara imikono, ariko nk'uko dusanzwe twisobanurira n'abandi, ntabwo turimo gusesengura, turabara gusa imibare ikazakorwa. urashyiraho umukono, nanjye ndashyiraho umukono, usigarane kopi yose.
ni politike yantogoteragamo kuva mu bwana ko nzashira kera gake nkese imihigo. Urumva kuba ntanze kandidatire yanjye ikaba yakiriwe na President wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora cy'u Rwanda, njakiriye neza cyane, ntabwo bintunguye, ahubwo nsanze abanyamakuru bari mu mpuzamahanga muntegereje nk'uko nari narabibasabye ku isi yose. Urumva hano duteraniye mukoze umuti, reka isi yose imenye n'iki kijya mbere kuri Komisiyo y'Amatora headquarters, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu biro bikuru byayo mu Rwanda hose, East Africa na Africa no ku isi yose barimo gukurikira igikorwa kiri kuba hano live. Abantu wenda bashaka kuvuga ngo aya makuru yabaye kera, yabaye ryari, ni ku itariki 29 z'ukwa gatanu 2024 uno munsi. Birumvikanye urugendo rwo gushaka kandidatire, gushaka no gusinyira rwagenze gute? Rwari rukomeye cyane, rwari agasozi karisimbi, ariko uko byagenda kose Imana ntacyo twayiburana, kubera kwizera birarema kandi byose birashoboka muri iyi si. Iyo wizera Imana kandi ukizerera mu kuri, birumvikana urwo ruhita ruba rucabana, byose birakunda. Oye, biriya byari ibibazo bya politike, ntabwo byari uburwayi. Oya, batazababesha, kuko nijye wiyumvaga uko niyumvaga icyo gihe nako nkimeze kano kanya, batazababesha. Oya, ntabwo byari byo, zari impamvu za politike nyinshi cyane. Baracyabarura muri Komisiyo y'Amatora, niba bisoza baraza Karame. Amatora agiye kuba, cyizere mfite, icyo kibazo baze ni cyiza cyane, kingana 600% nkuko nakabibahanuriye nakabibabwiye kuva kare kose. Zabayeho gushize urumva muri aya matora zidashobora kongera kuba? Oya, ntizishaka kongera kumbaho, kuko nazanye tinga y'ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye. Bityo rero nka mwarimu mpuzamahanga, ubwo nimba kiriya cyarakosowe, ubu mfite no kuvuga mfite amanota yose yuzuye. By'icyo gihe kuko byari abantu nkibigisha politike, batinya politike mu Rwanda, abantu batinya no guhagarara ahantu cyangwa mu modoka baganira kuri politike, kuko icyo gihe maze kuyizana nyigishiza abantu mu Rwanda, East Africa na Africa no ku isi yose baze kuyimenya. Ubu abantu barayicara bakaganira kuri politike, bakabona umunyapolitike ntibamubone nk'umuntu uze wenda afite ibye, afite inyungu za, ubwo babona ko politike ari inyungu rusange, kuko nababwiye politike no gutekereza cyane byimbitse biganisha mu kuvumbura ibisubizo by'ibibazo byugarije abantu cyangwa sosiyete ntoya cyangwa nini. Urumva rero politike icyo gihe bayibonaga nk'ikirunga, nk'ikibombe cyabahitana, ariko ubu politike bayibona neza. Nurumva rero aho nanyuraga hose ngereranyije ubushize n'ubu, politike kuva nababwira ko ari igifute, ubu barayikunze, urugendo rumeze neza, nanjye biranyorohera, aho ngana narahatunganyije koko muri politike. Manifesto yawe irimo ibiki? Ubushize bavuze ibintu byinshi, ariko ntabwo wabashije kandidatire nabashije kwemera. Magambo make manifesto irimo ikubiyemo impamvu nziza nyinshi 200 nzaziramburira abanyamakuru mu buryo burambuye. Iya mbere ni ukuzana perezidanse enye zikiyongera kwisanzweho mu majyaruguru, nkabashyiraho perezidanse ikemura ibibazo byaho batiriwe basiragira bazi Kigali. Mu majyepfo mbashirire hindi, iburasirazuba mbashire perezidanse yindi, n'iburengerazuba. None icyo nicyo twita decentralization, kwegereza abaturage serivisi za leta. Na immigration nuko nzabikora, nabo mbegereje. None abashaka ibyangombwa kujya mu mahanga bajye babifatira mu ntara zabo, mu turere twabo, mu mirenge yabo.
urumva ngiye koroshya ibintu mu gihugu mu buryo budasanzwe. Urumva utwo nudusha umusaza w'umunyapolitike mwiza w'amahoro, umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu cyacu cya Repubulika y'u Rwanda, ukwiriye kukiyobora koko abantu bakumva icyanga cya politike nziza na politike itogotera mu rutirigongo rw'umuntu akavuga kweri wow, iyi ni politiki umusaza Barafinda Sekikubo Fred azanye nziza cyane, yikosora izakosora East Africa na Africa n'isi yose. Ni ukuvuga impamvu mfite ni 200 ku Rwanda n'ibihumbi 2 kuri Afrika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Izo mpamvu nzazirambura. urakoze cyane.